ntimuyihagarike imitima. Abanyarwanda ntimuyihagarike, abanyamerika, yamwe b'ibihugu bitandukanye, nimwizere Imana, nimwizere Imana, nimwizere Imana n'aya Kristo muyizere, na Kristo mumwizere, kuko ni umugabo ushoboye, ni umugabo ufite imbaraga, ni umugabo wihagije. Bamwizera bafite ubwoba, ariko abantu bamwizeye, abantu tumwizeye, nimuhumure, ijuru tuzaritaha. Abantu tumwizeye, turi mu isi hari impamba y'urugendo. Abantu tumwizeye, mw'uyu mujyi wa Kigali, neza y'Imana iracyahari. Abantu bamwizeye bari hirya hino, ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba. Shediba tela silema. Mwebwe nimwizere Imana, nimwizere Imana. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza, ariko wowe ntujya uhemuka. Abantu baba bafite gahunda yo kwizera abantu, ndagira ngo mbabwire ngo murasigaye. Abantu umuntu ni umuntu, ariko niwizera Imana. Umuntu wizeye Imana nta kintu ajya yiburana. Muririmbyi yararimbye ngo iringira Imana, uyiringira ntabura amahoro menshi adashira.